Hello and welcome back. Official Rayon Sport yamaze gusinyisha umuzamu Ndande Junior guturuka muri Cameroon kuri metero 193. Ni umuzamu muremure. None ikintu cya mbere nifuje kumenya ni ukubera profile ye yari kudomina box cyangwa kudomina box, nshaka kuvuga asohoka gute mu crosses, nimba bagiye gutera corner adomina iyo part ya game gute, ko ni ikintu kiri kurusho bya hatari. Impamvu mbyibandaho nuko akenshi bino bintu muzamu yabikoze, nimba usotse ugiye guclaiminga cross cyangwa ugiye kuyifata no kwanga utizamu ryawe ho gatoya, kwanga timing ibaye mbi bibikoze nabi, ni ikintu ubu ukoze ni ikosa ribi cyane, kuko akenshi nyine muri iki gihe amakipe yarakaniye ku bintu by'ama set piece n'ibiki. Rero akenshi bisaba ko ufite umuzamu wiyamini akaba yasohoka ka box yo baro cyangwa claiming yo cross. None uwo yarasimbuye muri Rayon Sport yo Kwizera nawe iyo quality yarayifite. Niyo mpamvu nyigaruyo Kwizera Olivier yarafite iyo quality yuko muri corner kufra n'ibiki yamini, ariko yagiraga ikibazo kimwe, consistency. Ndagira nkwereke de nkano kuri apere bateye cross arayifasha, ariko ayidunza ahita nyine ayidunza aranyera atanga igitego. No kuvuga ngo Kwizera Olivier yarabizi, ariko yagiraga ikibazo cya consistency. No kuvuga ngo kuri iyo regard yo kuvuga ngo no umuzamu udomina box, ntago namwita umuhanga cyangwa umuswa. Reba nkana agiye gusohoka ahita asanga yataminze baro nabi, asubire mu izamu bahita bayitera, umukinya yikoreho n'ukuboko, polisi itera penalty hano. Byose byaturutse kuri Kwizera ko no umukinyi n'undi yadakora atayikora n'ukuboko bari kubatsinda igitego, kuko yakoze iki, yegeye imbere. Reka tubirebe, yegeye imbere asanga baro yayitaminze nabi. No kwango nyine rimwe na rimwe Kwizera yagiraga zino def ko nko mu Mavubi yari perfect. Reba araje asanze yibagiwe ahisa asubirayo. No kwango mu Mavubi yarabikoraga neza, no muri yajya bikora neza, ariko iyo consistency nizere ko no muzamu Ndande Junior ariyo ikinazanye, kuko bino bintu biteza inoze. Kuko kuri Kwizera we rimwe na rimwe reba nkano arabikoze ntago bamupanishinze, rimwe na rimwe yakoraga izo faute niba mupanishinga tu. No kwango nizere ko Ndande Junior wenda ute kundeshyo ye, kuko asumba Kwizera physical profile, wenda ayo makosa yazayakosora kuruta Kwizera. Sibyo ahantu henshi nago ingero nyinshi nuko Kwizera batagiye bamupanishinga, nyine ngenzanye ingero zo hafi tu byihutira. Ikindi cya kabiri narebyeho ni distribution. No kwango kuri passe ntoya gibikiko hari ingingo yavuze ko mu bintu yibandaho cyane no guhera inyuma wubaka. Kwango kuri short passes n'ibiki na Ndande Junior nawe ntago ari mubi cyane, ariko navuga ko Kwizera we amuri hejuru, ariyo edge, ariyo swaga Kwizera agira. Abandi bazamu ni bake bayijyana no muri East Africa n'ibiki. Kwango Kwizera Olivier ako kantu namuhama amanota kumurusha, ariko ku kintu bita long passing cyangwa passes ziri ndende, kwango Ndande Junior arama nota namuha cyane kuruta Kwizera. Iyo nindi debate zayikora n'indi video ikindi gihe birambuye mu kintu kirekire tu. Ni kano kantu ko guclaiminga cross nashaka kugarukaho, nkanagaruka kuri performance yagize kuri match ya Petro Rwanda. No kwantu tugiye kuyikoraho reaction gatoya, tureba ama save yagiye akora, turebe ubuhanga bwe, kuko match ya Petro Rwanda yari muri CAF Champions League. Sibyo turebe urwego rwe. No kwa dore match ngiyo tugiye kwigendana mo gake turebe no muzamu bundi ibye nibiki. Hano asotse kuri cross neza yo hasi, ayitayiminga neza, which is good. Katurebe cross. What a save nziza cyane. Ngiye nkunda save z'imitwe, bura reaction hari na reflex hari akabisa ewana. No muzamu ku kintu bita amasave afite kuba akaze kabisa ewana. Nice kabisa, nice. Katurebe save isanzwe ariko naribi ikipe naribi kabisa. Katurebe no match tureba reaction n'ibiki. Watase ariko ino save ni nziza, ariko akantu nakunzemo ni kamwe, ari kugarura muri penalty. Reba hano ino save ni nziza, ariko kano kantu simbizi we ni shot ryirukankaga wenda nta mwanya wo kureacting yagize. Hano ahubwo hano ni ikosa, kuko wenda ari aryihutaga, ariko kana ugaruye muri penalty nuko batabaye buriya guparinga izi baro. Umuzama saving ari ukuntu bagukwigisha guhengeka ikiganza baro kayijyana muri corner, ariko zimba muri kwigarura muri penalty. Izi save ni save pe, ariko harimo akantu katari keza cyane. Nice save reba nk'iyingi nubwo yari offside, ayiparinze isa nk'isohoka aho kwigarura muri penalty, which is good kabisa. Katurebe
nice save 1v1 muzamu ni munini, izamu rigize rito rukuntu afunze angle ewana, bikoze neza kabisa, bikoze neza. Kigaragara ewana umuzamu nyine kuri afite taye nziza ewana, presence ye muri box ni nziza byatari, nziza byatari. Katurebe hano corner arayidomina, twabonye ko ari ikintu akora, azi kudomina corner ya set piece n'ibiki kuri taye 1.93. Katurebe indi corner easy biroroshye biranamworoheye cyane hano, long pass nziza cyane, what a pass. Navuze ngiye nuko nzabikora indi ball we nakwizera amurusha pass nziza ndende, cyo bita kurambura pass muri metero 40 ingahe, kuko hari ukuntu atera ball zi floating cyaka kagenda gasa nk'akareremba kadafite imbaraga nyinshi, ariko kari precise byatari. Tuzabikora indi segment no iri furu kandi ni nka review gato, kuko transfer ni bw'ibikiba tugahita dukora update byihuse ewana. Pass nziza, sortie ya baro yagize match nziza, ko n'amakosa yakoze ari ntago bayapanishinze, niko nabyita, ntago bayapanishinze kuko ariko nyine nawe arabizi ko ari amakosa. Ubwo nyuma yaje kwikosa, twanye ko save ya gatatu indi yasaga nk'uyoriza muri corner ni itagiye, ariko kugarura baro muri penalty ntago ari sawa kabisa, ntago ari bien, ntago ari vizuri. Katurebe hano ari kwerekana ama distribution bayegaruye inyuma, kano kantu gasanga gakase gasubira inyuma ovaro. Ubundi umuzamu ikintu ndebaho ni kimwe, iyo nice arongera domina kano kantu isa, arongera domina box. Ngiye nkunda umuzamu domina box ye. Katurebe nice, kano kari izi byatari, umuzamu domina box ye, umuzamu ufite reflex cyane baro z'imitwe n'ibitsi, kandi numvishe ngazi gukuramo penalty byatari. Nuko nashatse iyo nuze izo recording ayibura, ariko ngo umuntu uzi gukuramo penalty byatari, no mu binarusha kwizera nako wagashyiramo ewana. Kano ni nka review gatoya, noneho food zaza nyuma nayo muyitegereze ewana, muyitegereze kabisa. Hasta la vista wana.